Apostle Yongwe nantera ikiziba genda mumena isafuriya y'ibyondo nkaba naramuhuje n'abari bamureze muri ribu aba pastor babiri Gakwaya na Joni yampamagaye ndi Dar es Salaam muhuza nabo kuri telefone aha turi mu isoko aha si mu rusengero hano turi mu isoko rero hamamo abantu b'ubwoko bwose rero abatukana kuri social media nabo ntawo batandukaniye n'abajura n'abasazi bo mu isoko Yongwe abo nabasazi nyine umusazi wo mu isoko ntiwamubuza kuvuga ibyo avuga ubusaranyohereza indera ngo koda kwe kujya indera ahubwo uwo niwe musazi ukwe kujya indera uzumva yaremerewe byamuriye ahantu azaje kuri ribu duhurireyo Bishop Rugagi yasengeraga muri ADPR mu Kiyovu iri toro rya ADPR ryo mu Kiyovu Yongwe yarari mu gakinjiro hari mu gakinjiro habona hari yakumuguki hanyuma barasohokana bajyana Nyabugogo gutangira yitorero Horeb nyuma yaho baba nka Aburahamu na Loti umwaca ku ruhande udaca ku ruhande nta cyamurero twumvise ko TV7 yagurishijwe hanyuma ikaba yagurishijwe Yongwe izina rishobora guhinduka Rugagi yanayigurisha n'umunyamahanga kambwa atari ko hari umuntu witwa Yongwe afite izina rimaze kumenyekana muri social media nibiki Yongwe wayimuhana we akaba umukozi nk'abandi Yongwe nzaba divorce yasezeranyije araba pastor yasezeranyije aba divorce neza arambura ikiganza bahesha umugisha bivuze ko ubwo umukwe n'umugeni yaba yemera divorce se ahubwo kare nagatwiko reka mbwira abantu bamukurikiranye kuri Max TV kare nagatwiko yakoze shwa kuba navuze Yongwe ari umukozi wa Yongwe ari umukirina ari karya rugo kwa Yongwe wabyumvise neza ubu karya rugo kwa Yongwe afite smartphone ari bwandike ngwikize urabyumva ibyo byose rero tujye tubiha agaciro ahubwo abandika za commentaire zose zinuka ni bakarya rugo bo kwa Yongwe kandi benshi barahari kuri social media agenda babona bigira marayika w'umucyo umuntu akaza akavuga tugamba twiza haye babawe kuryo wagira ngo ni ubuki batamitse ku rurimi rw'umuntu ariko yagera hanze niwe mwesikoro ibintu nk'ibyo ariko kuri kamera afite ubugi barangiza kuri kamera I love you baby ndagukunda sheri wabyumvise ubwo buryarya muzana kuri kamera nabaye umusese ubu ninje mu musese noneho simba buriye se ubu rero nanjye mbaye ribu wa social media ubahaye warning niko bimeze mbaye ribu wa social media Apotre Yongwe nta burya yagengira ariko icyo ntemera wowe uri indyarya kandi nantera umujinya ndategura ceremony yo kuba poso bakwimika ni imikwe kuko nawe yahamagaye bamwimika nibo sibo bamutoranyije ngo bamwimike reka nanjye gusuza kandi gushimira ko warisemo Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu reka tugushimire aho waba uri hose kuko nawe utuma tugaruka inyuma ya kamera dushaka ibigano nk'ibi ngibi kugira ngo namwe tutabicisha irungu kandi uyu munsi niba bitameze neza ntugire ubwoba mu ijuru hari Imana y'ibisubizo ubwo ibibazo byose waba ufite icyo ukora gusa no kuyizera ukayiringira ubundi ugakaza isengesho kuri kamera turi kumwe na Pst Claude twishimiye kuba nawe pastor nanjye nanezerewe murakoze amakuru y'iminsi pastor amakuru ni meza evodi wabanza ukaturagiza Imana ukinjira mu kiganiro Data twese uwera wa Isiraheli uri yera uzahora wera turi ku Isezerano TV dusabiye umugisha umuntu wese ugiye kureba Isezerano TV uri bwitegereza iki kiganiro reka umugisha wawe urukundo rwawe imbabazi zawe zimanuke zibana buri muntu wese wari uri mu kibazo mu kigerageza arimo umuriro warimo wose ahagazemo reka umukuremo nk'uko akuye abasore batatu mu itanura rya kumuro marayika akabonekana nabo akabuwa kane ndagushimira Data twese uyu wari uri mu kigeragezo gikomeye umugire neza umurinde kandi umukomeze urinde Isezerano ryawe kandi urikomeze kuko uri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu amena pastor ubushize turi mu kiganiro hari ukuntu waravuze uti Yongwe nashaka izi ntambara zireka ati kuko nakomeza kumvuga hose agaziraza kubasaga ariko nabonye asa nkaho yagusubije ku kintu wari wavuzeho nubwo yabanje kuvuga ati ariko ubundi uwo Claude murimo mumbaza ninde uwo Pst Claude mumbaza ninde ko nzi ba Claude benshi menya atakuzi neza ashobora kuba atakuzi ariko nyuma naje kujya numva arimo avuga ati niba ari wa wundi tumenyereye kwenderanya we nta gishyashya kirimo nibyo koko abantu bakuze nk'umuntu wenderanya buriya kwenderanya ni Yongwe niwe wenderanya buriya icyo umuntu abiba aragisarura
Buyongo agiye kuri kamera akavuga ati Pst Claude niyo nzimana umukozi w'Imana ndamuzi ndamusobanukiwe. Nanjye mitaza akavuga ngo umubyeyi Apostle Yongwe. Ariko nantera ikiziba genda mumena isafuriya y'ibyondo. Antera ikiziba mumena isafuriya y'ibyondo. Niko biba bimeze ubundi. Kuko baca umugani ngukubwiye ubusa umusubiza ubundi. Ukubajije ubusa umusubiza ubundi. Nese niba taramenya nkaba muhuje n'abari bamureze muri ribu abapastor babiri Gakwaya na Joni yampamagaye ndi Dar es Salaam muhuza nabo kuri telefone ndavuga ibyo bintu mujyamo ntabwo bikwiriye kuba yarashyize ifoto yanyu kuri Max TV no kuri Big Town ntabwo ari byo yarayihaye abanyamakuru nimwegerane imbabazi bemera kwicara bafite umwavu kubaburanira bafite ibiki byose ibyo byose biragira none se niba taramenya ko ndi umuntu je namugiriye umumara ariko we nta warangirira byari byageze igihe cyo kuregana muri ribu ku buryo wagombye kwintervene jewe icyo nshaka ubundi kwanza mbanze mbwire n'abantu bakora commentaire aha turi mu isoko aha si mu rusengero hano turi mu isoko rero habamo abantu b'ubwoko bwose mu isoko habamo abashora imyaka abacuruza takataka abacuruza amaduka abacuruza bibiri abajyana bibiriya mu isoko abacuruza ababazi b'inka babagira mu isoko inyama z'inka izihene izingurube abajura bajya kwiba bakora mu mifuka abatukana kuko urumva umujura nawe aratukana rero abatukana kuri social media nabo ntawo batandukaniye n'abajura n'abasazi bo mu isoko wowe niba wumva ibintu bitagufataho byihorere niba wumva ariko ari igitekerezo kizima watanga gihereza umuntu uca kuri telefone tuba twazitanze ariko rero niba bagarutse ngo Yongwe abo nabasazi nyine umusazi wo mu isoko ntiwamubuza kuvuga ibyo avuga abo batanga commentaire ni babasazi rero nubona commentaire umuntu yanditse menya ko ari umusazi yasaze ubusaranyohereza indera ngo Claude akwiye kujya indera ahubwo uwo niwe musazi ukwiye kujya indera we wohereza commentaire uri umusazi hari bamwe babyaranye n'abapasteri hano i Kigali barangije burira indege bajya mu Bubirigi urumva abo nibo basazi bakora commentaire ndasesegura ubusa kandi nzagaruka nkuvuga izina we muntu uri mu Bubirigi ukora ngo reka kwasama wa mugore we wagushira umukozi w'Imana urangije agutegera indege biki byose agurisha n'akazu n'akari gutunga umugore wa mbere bari kumwe ujya mu Bubirigi ntuzongere kuvuga uranabaza bagabo rero reka kubwire vodi ubutaba mu pastor uzamutubwira ya jewe reka nkubwire jewe ndi gutya sinzi guca ku ruhande babantu babazana utuntu tutujyanja janja n'ibiki byose oya je simba mu bujanja bareke kukwendereza bataza oya niko bimeze niko bimeze je singira ubujanja janja tutujyanja janja twudushyari n'ibiki je simbikunda je mvuga ibihari mvuga ibiri ukuri abandi bavuze wivuga kuri mutesi wacu warasaze none se mwamuhamaga akaza kisobanura ni mumubwire niba ari mutesi wanyeze yisobanura asubire mu byo ravuze noneho abo rero ntibaba banasomye ntibabumvise Simbi TV icyo Pastor Mutesi yavuze iyo yavuze ati ndicuza urushako rwanjye rwa mbere akongera akavuga ati sabereka nkubwire umugabo twashakanye wa kabiri yarafite abana batatu yarakoze divorce nanjye narakoze divorce mfite abana babiri ibyo muba mwabirebye ku Isimbi mbere yuko muza kubwira Pastor Claude mujye mubanza basome bumve amakuru bajye babireba nkuko nangira abayimusesenguzi nkasesengura nkacukumbura hanyuma babone kugaruka bakore commentaire kandi bavuga kwicuza niki buriya kwicuza ni ibintu bikomeye iyo mbimenya ibyo byitwa kwicuza iyo mbimenya ibisina ari kubikora bivuga ngo haba harimo ikibazo cyadanje ariko wavuze ko ngo Junior Gitinga ashobora kwinjira urugo rw'abandi oya ahubwo ni bya bindi byanyu by'abanyamakuru bandika navuze nti Junior Giti yinjiye mu rugo kwa Mutesi ni imodoka hanyuma afite inkoko na parufe rero abanyamakuru bafite tutekenise utuntu twanyu mwiyandikira jewe ari wavuze ngo uzashake muganga ngo biki muganga se wamushakiye umbwira uti ngohereje miliyoni zigagenda ushake muganga se bamushyira amenyo no suremera ko urwaye ku buryo bagomba yewe si n'umurwa yewe ndi muzima nta kibazo mfite uzumva yaremerewe byamuriye ahantu azaje kuri ribu duhurireyo ajya kukurega hari ikibazo se si ibimenyetso bikora se uzumva bimurya ahantu
azajye muri RIB Kimihura headquarter nihiba duhurireyo umugenza cyane nampamagara ati nitwa kanaka nkora muri RIB umuryango uyu nze yitaba ariko bajye bareka kuzana ubutiku n'ubujyanja kuri za shosho ubwajya ko hazashatse umuganga yewe ubuse Yongwe harya Yongwe ngo yaravuze ngo Claude wa wundi ugira ate wenderanye ahubwo Yongwe yenderanya kurusha n'abandi bose babaho umunsi azasobanukirwa agaciro k'umukozi w'Imana icyo ari cyo agasobanukirwa mugenzi we icyo ari cyo reka maze ngusomera icyanditswe wumve Yongwe kimureba kode nkwiye kumwubaha na bakanyuba ntago Yongwe yakubashye rero oya yaransuzuguye birambabaza rero bimbabaje na kandi buriya umunyarwanda umwe yabwiye undi ngo abaroma barumva ibice 12 umurongo wa 10 cyo ni cyanditswe cya mbere ngiye kubanza gushyikiriza intumwa Yongwe haravuze ngo kuko kubyo gukunda bene data mukundane rwose kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we kuby'umwete ntimube icyangwe muhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba mukomeze gusenga mushikamye mugabanye abera uko bakennye mushishikarire gucumbikira abashyitsi kandi buri muntu wese ahereza icyubahiro mugenzi we cyo ni icyambere umuhaye cyo ni cyanditswe cya mbere mpaye Yongwe buri muntu wese ahereza icyubahiro mugenzi we ninyura ku mwana bita mayibobo ku muhanda mu icyubahiro kiwe niba afite icyo afite mu ikofe muhereze wa mwana wo ku muhanda kuko ubuzima ari mose wabwihitiyemo menye keje azaba umuntu azaba mu mayibobo azaba umushoferi ashobora kunyuraho ku muhanda mpagaze akampara ifuti ninyura ku umukristo mu icyubahiro kiwe je sinkomeye kuruta umukristo n'umukristo ntakomeye kuruta Claude rero Yongwe ntakomeye kuruta Claude nanjye sinkomeye kuruta Yongwe twese twubahane ahatari mu bwubahane rero ngo hazemo imvugo nziza hazemo icyubahiro cy'Imana hazemo urukundo rwa Kristo ibindi byose tuba turi inyuma tuba tugosorera amazi ku rutaro ruva ariko Yongwe ashobora kuba hari atekereza ko ari wamwendereje kuko ngo wavuze ko nira televiziyo Yongwe TV ngatariye ngo ari TV7 ya Bishop Rugagi none se jewe aho nabikuje Yongwe na Rugagi basohokanye mu itorero rya DPR basangira itorero ryitwa Horeb burya Rugagi nawe haza muri Horeb Bishop Rugagi yasengeraga muri ADPR mu Kiyovu iri torero rya ADPR ryo mu Kiyovu niho yasengeraga yari umukozi w'Imana muri hariya Yongwe yarari mu gakinjiro hariya mu gakinjiro urahabona hariya ko mu mugi ari mwarimu mu itorero rya ADPR mu gakinjiro hanyuma barasohokana bajyana Nyabugogo gutangira itorero Horeb nyuma yaho baba nka Aburahamu na Loti umwe aca ku ruhande udaca ku ruhande baravuga rero umwe wowe nyuri iburyo nanjye nyuri ibumoso Rugagi afungura ridimudi yahagarariwe na Bishop Kitonga Dr. w'i Nairobi ubwo yabigenza yanayitangiriye mu ruhango ridimudi yiwe ni umukozi w'Imana Bishop Rugagi so urumva rero nyuma yaho TV7 ya Rugagi hariya muri Mike najyaga ngiye gusemurira hari umukozi w'Imana waturutse Tanzania Dar es Salaam nagiye gusemurirayo mu Giswahili TV7 niho yariri nubi byuma niho biri nibiki byose ibyo avuga ro ngo yagiye Dubai kurangura ibyuma ngo yagiye iki Dubai twese nta utarigeze kujyayo urabyumva Dubai ntabwo ari mu ijuru yavuze ati sinagiye Petero ntiyanyinguriye umuryango mu ijuru baza Petero mu ijuru yankinguriye umuryango ibyo rero ntabwo ari Petero Dubai ntabwo ari Petero ukingura umuryango w'ijuru kuzana ibyuma ntawe bajyanye ntabwo twajyanye ntitwagize giye niba navuze ngo ni muri TV7 ya Rugagi azaza agaragaze nawe ko ari yigiwe ariko jewe ibyindi ibyo kuvuga ngo siye ngo ibiki oya genzi ko ari muri TV7 ya Rugagi ku buryo none se nta cyamura twigeze tumva ko Rugagi yagurishije TV7 urabyumva nta cyamura twumvise ko TV7 yagurishijwe hanyuma ikaba yagurishijwe Yongwe urabyumva ibyo rero reka tuvuge ngo sera meme shows
ntago wemera mbega ko ari Yongwe TV ni TV7 kuri wowe oya urumva uyu munsi hari ibintu bantu tukwiye kujya twemera icyubahiro gitangwa n'Imana iyo uhaye mugenzi wawe agaciro nawe aguha kandi Bibiliya avuga mu migani ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa ubibira abandi nawe azabibirwa icyo umuntu abiba rero aragisarura icyo nemera rero uyu munsi Yongwe TV na TV7 izina rishobora guhinduka rugajyana yigurisha n'umunyamahanga kambwe atari ko hari umuntu witwa Yongwe hari umuntu w'umupasiteri witwa Yongwe afite izina rimaze kumenyekana muri social media n'ibiki Yongwe wayimuhana we akaba umukozi nk'abandi warashaka ukanayimwandikaho nk'umunyamahanga kuko uri umunyamahanga Yongwe akaba ari umunyarwanda byose birashoboka cyangwa se mu kimwe rugagiye ashyiramo akaboko agashyiramo n'umunyamahanga Yongwe nawe agashyiramo kandi kaboko bagashyiramo Yongwe agashyiramo akaboko ibyo byose birashoboka noneho azaza bivuguruza yakwe reka kuvuga ngo buriya Yongwe azatubwira ukuri kwabyo buriya je ubundi reka Apotre Yongwe ndamwemera mu mukozi w'Imana muzi nk'umukozi w'Imana ntangira kumubona namubonye ziti 2006 nibwo jewe nzi Yongwe mu gakinjo 2006 turi muri 2022 urumva nibwo nabonye Yongwe myaka 10 n'ingana so urumva rero muzi nk'umukozi w'Imana ariko Bibiliya umunyarwanda yavuze ngo ubwibone bubanziriza kugwa iyo ugize icyubahiro cyinshi ukumva ko ari wowe ushoboye gusa nta bandi bashoboye ibibazo biba byamaze kuba ibibazo ariko iyo ubonye ko mugenzi kuko buriya uzarebe uko abantu bubaka sikariye uzarebe sikariye zinjira mu nzu abantu bubaka sikariye cyangwa se kuri iyi mihanda twubakaho amabuye miridestonoma hari ahantu bubaka ingazi sikariye umuntu ashobora kuzamukiraho indi sikariye bazamukira indi sikariye bazamukira indi sikariye bazamukiraho rero bivuze iki yamabuye afite icyamaze kuko ya sikariye ya mbere yamutse ivuyeho iya kabiri kavaho ndakubwiza ukuri kugira ngo usimbuke hari n'utasimbuka ngabishobore hari n'utazamura ikirenge ngakigezeyo kubera iki buri kintu cyose rero gifite icyo kimaze kuri iyi si umuntu wese yubahe mugenzi we ijambo riko rivuze mu Roma ibice 12 umurongo wa 10 buri muntu kuby'urukundo buri muntu wese ahi cyubahiro mugenzi we rero igihe gitangira bamaza bati korode ngo korode wuhe can you imagine korode wuhe wow ni wendereza rero Yongwe niwe wendereza ubuse jewe natangiye muri Big Town imushimira nanavuga ntigiye Yongwe azanasezeranye numwe bagitarambaza ati urumva ari nde waguze nta poso Yongwe yasezeranye urumva icyatumye mbivuga rero hari impamvu yatumye mbivuga ariko buri umuntu muhaye icyubahiro akakiyambura uramureka akaguma ukwari kuko utambaye uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ahubwo aho kimubona na cyambaye nibo bamenya ko kera rero nari namwambitse ikirezi arangizije arakiyambura ari kindi waza wenda reka ugenaje ndumusesenguza uyu munsi reka tugaruka kuri icyo kintu wari wavuze ku cyo gusezerana ntekeza kandi nacyo gishobora kuba cyarakwiye ariyo ntandaro ibe byose kuko we yavuze ko atasezeranye mu divorce muri cya kiganiro babimubazaho yavuze ati nibe mwe mwaratsinzwe kuko mu kiganiro gishizeho usa nkaho wavuze ko nawe urugo rwe isa n'isaha rushobora kuba rwazamo ibibazo yarakubwira ati mu kiganiro yaravuze ati nibe mwaratsinzwe ntimukumve ko n'abandi batsindwa kuko ni umunyamasengesho ni umuneshi nta kibazo na kimwe gishobora kuba mu rugo rwe nibe mwumva ko mwatsinzwe kuki mwumva ko n'abandi bashobora gutsindwa niba twumva twaratsinzwe nibe mwaratsinzwe kuki mwumva ko n'abandi batsindwa reka nsobanurira ijambo kwanza je nadivorosheje ntaranamenya Kristo nk'abambwe ku musaraba Paulo yavuze ngo nyiri uwisi nakoraga ibyisi maze gusobanukirwa ukuri hamenya Kristo nk'abambwe ku musaraba nabambanywe na Kristo ariko n'abandi ba pastor bagiye badivorce kandi badivorce arabapage ntabwo nadivorce ndi pastor nta nubwo nadivorce ndi umurokore sinari umurokore baje muri rusange rero ariko jewe noneho ninje nabo badivorceje nabo ndabavugira
nadivorosheje ntaraba umurokore abantu bagira ngo babyumve neza nanabisobanuye no kwisimbi nari ntaraba umurokore ariko ubundi reka jewe ariko ubwo uyu munsi jewe ndamutse ngiye imbere ya Potere Gitwaza uzi ko yansezeranye ngiye imbere ya Masasu uzi ko yansezeranye kubera iki jewe nari nyiri umunyamahanga ni nkuko rero Gitwaza atavuga ko yarinze ageze aha atarasambanye Apostle Masasu yavuga ati je nari umusambanyi urabyumva neza noneho nanjye reka avuge ko nasambanye muri icyo gihe ntaramenya Kristo ariko divorce bitandukanye no gusambana banza wumve ariko divorce ni ibintu n'abantu babikora urumva n'abantu babikora ubu se uyu munsi wa none divorce ikorwa n'abantu uyu munsi Vodi Yongwe ahagaze ku ijambo rivuga ngo niba warashakanye n'umugore wa mbere buri uramutse winjiye ku kintu cyitwa umugore wa mbere ushobora gusanga abantu hafi ya bose badafite abagore ba mbere winjiye ku kintu cyitwa umugabo wa mbere ushobora gusanga abantu bose badafite umugabo wa mbere ariko noneho uriya muntu we mwarabirahire imbere y'Imana none se imbere y'Imana none se undi we ntitwarahira imbere y'Imana ariko urumva nyine ubutatire yandahiro iri no muri noneho rero Yongwe na divorce nawe none Yongwe nzaba divorce yasezeranyije ari abapastor yasezeranyije aba divorce neza arambura ikiganza bahesha umugisha bivuze ko ubwo umukwe n'umugeni yaba yemera divorce se ahubwo kariya nagatwiko reka mbwira abantu bamukurikiranye kuri Max TV kariya nagatwiko yakoze azaza hakaneko jewe nawe na Bishop Nzeyimana Inosa banza wumve azaza hakaneko jewe nawe na Bishop Nzeyimana Inosa Bishop Nzeyimana ndamusuje mu izina rya Yesu na Pastor Saturday Ntambara Inosa ufite itorero Nyagatovu Kimironko na Pastor Ernest Nyirindekwe Reverend Pastor Ernest Nyirindekwe tutatashye ubukwe inyamirambo hafi ya stade mu rusengero rumwe ruhari sinduvuze Apotre Yongwe afata mikoro arambura ikiganza hejuru y'abageni umwe yarasezeranyije umubishop umwe yarasezeranyije Apotre Yongwe na Bishop Nzeyimana barambura ibiganza hejuru bose bafata mikoro bahesha umugisha ubukwe si divorce yo kandi umupastoro yari yaradivorosheje n'umugore wa mbere yari umupastoro wa muntu ariko urumva ni ibyago erega divorce ni urupfu narwo nubundi mwebwe kuko muri cya kiganiro Apotre Yongwe yaravuze ngo hari ibintu ushobora kugaragaza ku bakristo ariko byagiye kuba pasteri nta tolerance birimo reka rero nkubwire niba agoragoza icyaha ntabwo arabambanwa na Kristo icyaha niba kigoragoza ntabwo bagoragoza icyaha none se n'umucamanza n'umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha wabwiye umuntu wafatiye mu cyati nugaragaza ukavuga ukuri uragabanyirizwa ibihano Yesu ntabwo ariko yavuze kwa Yesu icyaha ni ukwihana ukababarirwa ukaho cyatura cyose ukavuga nakoze ibi narasambanye naribye nari umujura sinyira umujura nari umusambanyi sinyira umusambanyi Yesu akubarira akubabariye rero ariko inyuguti yanditse ntabwo bayigoragoza inyuguti yanditse bayifata nk'inyuguti yanditse Yesu ubwo yarivugiye ngo muri Matayo 19 naho ngiye gusoma Matayo 19 Matayo 19 turahera ku murongo waho wa 5 haravuze ngo ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe 6 bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe nuko icy'Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Murongo wa 7 baramubaza bati niba ari uko bimeze niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana? 8 arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. 9 ariko ndababwira ukuri yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye. Wabyumvise Vodi? Yego.
kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Wabyumvise? ngo aracyafite ukuri. Bazi ubyumva se nyine ndaje. Abigishwa be baramusubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza. Yesu arabasubiza ati nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemere. Wabyumvise? Yego. Noneho duhita tugenda mu Baroma kuko Paulo tumwemera nk'intumwa yasizwe na Kristo mu cyimbo cya Kristo. Abaroma ibice 7 turahera ku murongo wa 2 ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho niba ababaye uwundi aba ari umusambanyi kazi, ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Umurongo wa 4 nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba abuwundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwera kw'Imana. Nuko ntitugitwarwa n'ayo mategeko kuko dusigaye dutwarwa n'ubuntu bwa Kristo ari we wapfuye akazuka. Wabyumvise? Ntabwo tugitwarwa n'amategeko y'inzandiko. Wabyumvise? Niba umuntu ashobora kuba yakica mugenzi we akabona yuko yatanga amahoro, ibyo byiza ari uko yatanga amahoro. Ibyiza nuko umwe yajya ku ruhande undi akajya ku ruhande, aho kugira ngo umwe atere icyuma mugenzi we. Keshi ujya wumve vodi kumva ngo umugabo yisha umugore, kumva ngo umugore yisha umugabo we. Irwamagana hari n'uwaherengereye umugabo wasinziriye amushahura ubugabo bwe. Ibyo ngibyo ni ibintu tusanzwe tubona muri ribu, tubona mu nkiko mu manza babura n'abagira bate, bamwe bicanye umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo, ibintu nk'ibyo. Rero icyo nenda kuvuga ni igiki? Kwihangana kurahari. Hari ikintu umuntu yihanganira, hari n'icyo atakwihanganira. Kugira ngo umuntu aguhoze ku nkeke, buriya kugira ngo uhore ku nkeke, umuntu agutunga icyuma kubwira ngo kandi umunsi umwe nzakutera icyuma, undi akubwira ati kandi umunsi umwe nzagutema, undi akubwira ati kandi umunsi umwe uzakanguka, ntabwo uzakanguka, bazaguhamba utareba. Iryo jambo cyangwa ugasanga umwe yateye undi cyuma akamuhusha, ubwo buzima urwo ntabwo rwitwa urushako. Ariko n'ubundi ibyo Bibiliya irabyemera ko mushobora gutandukana. Ariko ikavuga ngo ugenda ubigisha ubaziko, nawe agenda abigisha ubaziko. Ndaje nkwereke naho Bibiliya yemera ko abantu bashaka. Si Paulo wabivuze se? Twereke. Twemera Paulo tumwemera nk'intumwa. N'ijambo ryavuze ngo niko twapfuye kubw'amategeko. Amategeko ntitugitwarwa n'amategeko, kuko aya mategeko yahambiraga umugabo ku mugore mpaka umwe apfuye cyangwa ndapfuye. Ariko noneho Yesu Kristo amaze kuza, ijambo riravuze ngo niko natwe twapfuye kubw'amategeko, kuko tutagihambiriwe kubw'amategeko, uko niko twazukanye na Kristo kubw'amategeko. Nuvuga ngo rwa rushako ntirugihambiriwe n'amategeko. Icyo kintu wacyumvise? Nacyumvise. Aha, tugende mu Bakorino rero sasa. Bakorino ba mbere 7. Abakorino ba mbere 7. Harimo ndasubiza intumwa Yongwe. Nabishaka zaze twicare, hari ibindi byanditswe muteganyirije nzavuga nicanye nawe nabishaka. Abakorino ba mbere 7. Abakorino ba mbere 7 turahera ku murongo aho wa 14. Wa 12 haravuze ngo ariko abandi bo nijye ubabwira, si umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Wabyumvise? Niba ufite umugore utizera, wowe wizera uri umugabo, umugore wawe akaba atizera, icyo akoze agakunda kugumana nawe, ntumusende, ntumwirukane, ntimutandukane. Cyangwa mwene data w'umugore niba afite umugabo agakunda kugumana nawe,
ye kumusenda. 13 kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we. 14 kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabera. Icyakora 15 icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Wabyumvise? Niba ashaka gutana atane wa wundi utizera. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba gihambiriwe iyo bimeze bityo. Wabyumvise vode? Kuko Imana yaduhamagariye amahoro. 16 wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? 17 ariko umuntu wese agenze nk'uko umwami wacu yabimugeneye kandi amere uko yarari agihamagarwa. Murongo wa 19 gukebwa ntacyo kumaze no kudakebwa ntacyo kumaze. Hanyuma umuntu wese agume uko yarari. Tujye ku murongo wa 24 bene data umuntu wese abane n'Imana ameze uko yarari. 26 nuko ndibwira yuko ari byiza ko muri iki gihe kirushya mwene data, hepfo aravuze ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore niba ashaka gushaka no gushaka yashaka kuko nta cyaha yaba akoze. Bibiri bivuze ntabwo ari gihe ejide muri kano. Mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo no gushaka yashaka kuko nta cyaha yaba akoze. Wabyumvise vode? Azaze nawe bivugurutse uyu murongo. Bibiliya rero ni inyanja twogamo ndende kwisobanura byatugora twese. Ari Yongwe byamugora, nanjye byangora. Rero ibyo byanditswe icyo ndakuvuga ni iki? Icyo ndakuvuga Yesu akiri mu isi. Reka mpere mu myizerere y'iwanyu muri ADPR. Imyizerere y'iwanyu muri ADPR. Kera wajyaga kubona ukabona umukobwa wo muri ADPR cyangwa umudamu wo muri ADPR yambaye agejeje ku birenge hariya. Ariko uyu munsi ni uburenganzira bw'umuntu kwambara. Ujya kubona hari igihe ujya kubona ukabona umuntu yambaye agakanzu n'akamayo kabonerana neza ukamurangiza ibibero byose wabirangije ngo yambaye ikanzu. Kandi kera muri ADPR barambaraga bakageza chini ku buryo n'umwenda utabonerana. None ubu ngubu umuntu asigaye yambara umwambaro ngo ni ikanzu ibahasha urupapuro rugasomerwa mu ibahasha. Icyo yambariyeho kabukireba. Ibya kera n'uyu munsi hari ibintu byagiye bihindagurika. None se ku buryo natwe dukwiye kuhindurwa n'ibihe pastor? Oya ntabwo twahindurwa n'ibihe. Twe turaba Kristo. Twamenye Kristo nk'uwabambwe ku musaraba. Ijambo ryatubwiye mu Baroma 7 umurongo waho wa 4 na 5. Haravuga ngo kera twatwarwaga n'amategeko. Nguko niko umugore n'umugabo bari baboshywe kubw'amategeko. Ngo ariko ubutwara bohowe ntitugitwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu bwa Kristo. Uwo niwe wapfuye akazuka. Ase pastor wenda reka tugaruka kuri urwo rugero rwo muri ADPR utanze. Wigeze kubivuga neza uti hano niho mu isoko. Ntabwo wemera ko mu rusengero nashaka kuba nko mu isoko. Umuntu akinjiramo. None se abantu bagiye mu rusengero bose baba ari abakristo? Reka ro nkubwira. Bose baba bize. Mu rusengero ninde muntu uhagara ku ruhimbi umurakabaza ngo ibyo uvuze ntabwo ari byo. Ntawe. None se ahangaha dore za komantere zibari nyinshi no ngira ngo no kuzisiba ntibyagukundira kubera ko zibari nyinshi. Nuvuga ngo umujura arandika komantere, umusazi arandika komantere, umurwayi wo mu mutwe arandika komantere, indaya yaraye mu kabari yaraye mu businzi n'ubusambanyi itwaye abagabo b'abandi irandika komantere. Kubera ko navuze ku byayo. Urabyumva? Shobora kuba navuze Yongwe ari umukozi wa Yongwe, ari umukirina ari karya rugo kwa Yongwe. Wabyumvise neza? Ubu karya rugo kwa Yongwe afite smartphone ari bwandike ngwikize. Urabyumva? Ibyo byose rero tujye tubiha agaciro. Ahubwo abandika za komantere zose zinuka ni bakarya rugo kwa Yongwe. Wabyumvise? Urumva? Ariko pastor ikintu ngiye ntari bwemeranye nawe no kushaka ko abantu bagendana n'ibihe bahindurwa n'ibihe. Kuko kubutanga nk'urwo rugero rw'abantu baza mu nsengero ntago abantu bose baza mu nsengero abantu bataza kumva ko none se ipantaro
kuko uyu munsi turacyafite abakristo n'undi bacyambara gutyo aha ibyo nanjye shaka kukubwira ibyo rero nkubwira ni nkuko Yongwe n'abasezeranye ubukwe bwa divorce bw'abadivorosheje kandi urumva aragera hirya yagera kuri kamera agahinduka marayika w'umucyo yagera hirya agahinduka marayika w'umwijima inyuma ya kamera ni marayika w'umwijima imbere ni marayika w'umucyo urumva je natahanye ubukwe na Yongwe arabusezeranya umugabo ari umudivorce arabusezeranya none yarangiza akajya kuri Maxiyari naza bivugira no twice ese umuntu atinya iki kwicarana nanjye ko ntari inzoka ntazamurya ko ntari intare ntazamumira ko ntari ingwe ntazamutarukira atinyira iki kuza urashaka deba na Yongwe nazi afate Bibiliya mfate yindi tujye mu kiganiro kandi noneho nongere mvuga ibi muhaye umwitangizwa kera abantu kera bashumba yo babaga baragiye hari ibintu batumvikana bahanaga umwitangirizwa muhaye umwitangirizwa nadahura nanjye mu kiganiro azafasha izina Claude hasi kandi ari wowe uzakomeza kumwendereza genda mushaka yikiza impamvu arahakana divorce urumva aragira ati umushumba usezeranye umudivorce ntakwiye no guhagarara imbere y'intama inyamirambo yasezeranyije umudivorce ntibereye sinaho gusa hari n'ahandi ibugande yasezeranyije umudivorce urabuzi se nabo ariko se bite byawe jewe rero nakubwiye ngo nareke naze twicare muri deba mbwiye ariko cyagiye turaha urabyibuka inyamirambo ubukwe bw'inyamirambo twavuye inyamirambo tuhita tujya mu ntare ya Arena irusororo hari akunyubako ya RPF urabyumva Yongwe icyo gihe yarafite imodoka ya Prado izi Prado zenda kuba nk'intuze za ancien modèle urabyumva ubu se arahakanya ibiki kandi avuga ko divorce rwose ari nka forode nyine iyo forode kucyakora forode se ayikorera iki nareke forode nafata Bibiliya kivuga areke forode kandi ikindi nareke kujya inyuma ya kamera nareke kuba kuri kamera ngo ahinduke marayika w'umucyo najya hanze ya kamera ahinduka undi marayika ntabwo ari byo rero dukwiye kuba abantu ntitube marayika w'umwijima hanze ngo tujye kuri kamera tube marayika w'umucyo kuko biragoye kugira ngo mbe marayika w'umwijima hanze ningera kuri kamera mbe marayika w'umucyo kandi benshi barahari kuri social media agenda babona bigira marayika w'umucyo umuntu akaza akavuga utugamba twiza haye babawe kuryo wagira ngo ni ubuki batamitse ku rurimi rw'umuntu ariko yagera hanze niwe musambanyi niwe mwesikoro niwe muteresi w'abakobwa n'abagore afite umugore n'umushumba afite umugabo n'umudamu afite iki ibintu nk'ibyo ariko kuri kamera afite ubugi burcyaye afite ubuki busosera mu kanwa k'umuntu bati yo pastor wavuze neza cyane kandi niwe kabutindi kandi niwe wataye umugore ajya gukodesha indi sa ajya gukodesha haba yataye umugore atabana yagaruka yaza kuri kamera kabubugi akavuga ugasanga mujye mwemera Claude ameze gutya abo bantu barakurya ariko wowe uvugisha ukuri urabyumva mwemere Claude union nzima Claude ameze gutya je harabo njya mbona rwose nzi parapara zabo pa umugabo akajya gukodesha urabyumva agata umugore n'abana akajya gukodesha agata umugore n'abana yarangiza haba hari umuntu hanze n'urugero wabamenyeraga yenda wafashaga kuri school fees cyangwa bahaga bari barafashe nk'inama babahaga icyacumi bati byanyu narabimenye ni mudasubirana siza bakongera bagasubirana kugira ngo ba benefits icyo cyacumi bati rero twese abana ni inyungu zacu rero kasubire mu rugo urumva kasubire mu rugo ariko icyacumi tutabura cyacumi urabyumva barangiza kuri kamera I love you baby ndagukunda sheri wabyumvise ubwo buryarya muzana kuri kamera nabaye umusese ubu ninjiye mu busesenguzi noneho ubu ninjiye mu busesenguzi bwa ndani nta muntu mvuze ntawe mvuzwa navuze ni Yongwe gusa kuko Yongwe niwe nshuti yanjye niwe twibereye mu byacu urumva abandi nabaretse uzabavuga ubutani bakomeza reka nkubwire nanga umuntu uzana uburyarya bwa parapara kuko jya umuntu uza akamvuga ngo divorce nimbi divorce yarangiza agata umugore akajya gushaka akajya gukodesha ibitutsi ugasanga biruta bya bitutsi biruta by'abashumba ba kera mu mfunzo niwe biri mu kanwa kiwe yarangiza bakaza bakayi yewe be nabo reka nkubwire uraza kujya ubavuga
simbaburiye se ubundi ribu ishaka ribu yo yavumbuye icyaha ku muntu irabanza ikamuhamagara ikamubura ntabwo ribu ipfa gufunga umuntu iramubwira atari ibyo bintu urimo ntabwo ari byo dore itegeko uko rivuga ejo uzagwa mu itegeko itegeko zizaguhana waba uri umuntu wumva ugaceceka bega barabanza bakakuburira ubu rero nanjye mbaye ribu ubu nanjye mbaye ribu wa social media ubahaye warning niko bimeze mbaye ribu wa social media ariko mutabazi haravuze ngo ni general ku munwa nanjye mbaye ribu kuri social media ugiye kujya hari n'uwarutse ngo rukarango paze none se rukara ni umuntu rukara yagabye inka ariko pastor nanjye hari ikintu Yongwe apotre Yongwe yavuze nanjye ndimo kwibaza nituza kugira ikibazo aba pastor benshi bakaza kudivorce bagashaka izindi ahubwo bantu nyumve ntago ndi kuvuga wowe gusa ndi kuvuga muri rusange kuko gushaka unankure mu bandi hari abandi nawe reka tugukuremo ariko reka ture muri rusange kuko barahari benshi harimo nko wahoze uvuga nka pastor Mutesi ejo bundi banavuze ngo imbere y'iri kuhabona urugo rwa gatatu ariko se nitugira abandi ba pastor baza kudivorce benshi ntago turaza kugira ikibazo abakristo nabo bakumva ko divorce nta kibazo kirimo mu minsi iri imbere ndaza kuba ndi umuhanuzi wo mu Rwanda ibyo navuze kuri pastor Mutesi nibisohora abatuka muri commentaire nibisohora bazakorwa n'isoni bazavuga bati niwe muhanuzi turakugarukiye ariko menyishwa kuba bifite amakuru ntago ari ubuhanuzi gusa amakuru singaya se aya niyo makuru erega ibyo tuvuga Imana irabifata ikabyumva yarangiza amakuru ikatumanura ikayaduhereza reka nyine tugaruka ku kibazo ngene nkubajije aba pastor nibaza kudivorce ari benshi nkuko apotre Yongwe yabyibajije nanjye icyo kibazo nahise nkibaza ntago turaza kugira ikibazo abakristo nabo bakumva ko kudivorce nta kibazo kirimo ari ibintu bisanzwe Evodi rero reka nkubwire divorce ni urupfu nuko umuntu adapfa ngo bamushyingure ariko divorce ni urupfu ubu se Vodi yahari genja numva divorce je ntabwo naza ngo nicuze ngo mvuge ngo ndicuza ngo divorce nakoze ntabwo ugiye yicuza divorce yakoze ntabwo ndamutse nyicujije ntabwo nazongera gushaka none se reba nishaka umugore nkavuga ngo ndicuza umugore wanjye wa mbere wa mugore nzamukoze mu bwonko wa mugore wa kabiri nashatse azuva ko nta gaciro namuhaye urabyumva yego nuvuga ngo ikintu cyose azumva ko namwambuye uburenganzira azavuga atese ubundi washakiraga iki kuki utagumanye na wa mugore wawe wa mbere wabyumvise rero ntabwo ndi bwicuze sinzana yicuza kuko nkeneye kwicuza nakigumira ukodi kuko umuntu yicuza ikintu urabona iyi Bibiliya mfite mu ntoki ni Bibiliya nini umushobora gushaka urabona ni Bibiliya nini irimo inyuguti nini zisomeka ushobora gushaka ka Bibiliya gatoya kangana yenda ni telefone kari musi yi telefone kavuga nti ariko ya Bibiliya yanjye nahaye kanaka ndayicujije urumva yego nicujije cyatumye ntanga Bibiliya yanjye ya mbere kubera ko nshatsiye nguze Bibiliya ya kabiri sinsoma neza simbona imirongo neza rero umuntu yicuza ikintu kuko icyambere kuko icya kabiri ntacyo kibaza rero ubwo naba mvuze ngo urushako rwa kabiri ntacyo ruzaba rumariye ngomba guha agaciro wa kabiri ahubwo amahirwe natakaje ubwa mbere akitwa amahirwe ya kabiri ariko ntago uragera ku kibazo cyanye pastor ngiye ndi kwibaza ntago biraza guteza ikibazo mu bakristo nitubona aba pastor ba divorce bagakora izindi mariage kuko watubwiye ko nura icyambere reka nkubwire ejo ni Mutesi nawe yarasezeranye nitubona abandi babiri batatu abakristo ntibaza kubona ko nta kibazo kirimo muri divorce nabo bakadivorce kuko muri cyitegerezo cyabo mushumbi ngi niho hantu ndimo kureba Paulo yaravuze ngo icyo nahawe n'umwami nicyo mbahaye giye mbwira abantu na divorceje haraba umukristo wa Kristo Yesu urumva kandi ari umudivantiste pastor ariko banza wumve nari umudivantiste banza wumve ariko abadive n'abakristo nyine banza n'abakristo n'umusiramu byabuko n'umugaturika byabuko na ntuzi divorce ntabwo ari ikintu cyo kumva ko umuntu yakirukanyira divorce buri iyo umuntu afata icyemezo akavuga ati ngiye gukora mariage agahagurutsa abagabo n'abagore abasaza n'abakecuru abasore n'inkumi abana bato bose bagahaguruka kuko wari umunsi mu mateka ku buzima bw'umuntu mwarangiza mugakinisha
zamvi zaba basaza babanye n'abakecuru babo kuva mu bukumi bwabo n'ubusore bwabo bakaba ari abasaza batashye ubukwe bwanyu mwarangiza mugakinisha babagabo biyubashye babakozi ba leta cyangwa se n'urugero babandi babashumba abakozi b'Imana abakristo muri rusange abantu bari bo bose bataye umwanya wabo bafata itariki baba mu bya bafata amatariki arengaga binjira mu byanyu kuko ubukwe ntabwo butegurwa umunsi umwe gusa abandi bataye umwanya bajya mu nama z'ubukwe abandi bataye umwanya wabo bava mu bihugu batuyemo bataha ubukwe bwawe n'urugero abandi bataye umwanya wabo basiga ibyo bagakoze byakabinjirije ariko uwo munsi baguha agaciro ariko wibagiwe neza abantu bose babaye imbere yawe noneho igisubiye inyuma je noneho nigishe kuruta yogwe ko jewe nigeye wakwigisha kuje byabayeho je nijye ubizi kuruta nuko yongwe yanabimenya noneho nusubira inyuma ukareba vodi wa muntu witaga sheri shushu bebe buki bwanjye nyenyeri yanjye juru ryanjye uramwita kari umusazi uratangira kuvuga ngo ariko ubu nagushatse nari umusazi naratekerezaga cyangwa sinatekerezaga ibyo rero ni rwo rupfu rwa mbere rubanziriza urupfu rujya mu butaka icya kabiri divorce harabayijya nuvuga ngo urushako harabinjira mu rushako kuri benefice bakeneye muri zo harabakeneye amafaranga ku muntu runaka uyafite harabakeneye ubutunzi ku muntu runaka ubufite hari umukobwa ukeneye ubutunzi ku musore cyangwa ku mugabo hari umugabo ukeneye ubutunzi ku mugore cyangwa ku mugabo ugasanga rero rwa rushako ntirwashatswe nk'urushako ruzima ahubwo rwashatswe nk'urushako rwa business ni ntandukana n'uyu uyafite etage nitubara n'imyaka 3 tuzadivorsa 50 kuri 50 etage tuzayigurisha miliyoni 150 cyangwa 200 nzatwara 100 nawe atwara 100 hanyuma ntangira ubuzima bwanjye icyo gihe nzaba nigenga nta mugabo uzapfa kunyubaho umugabo uzanyubahuka azaba afite ubutunzi buruta ubwanjye nawe tuzasezerana urabyumva tuzasezerana ubwa kabiri hanyuma nawe nibiba gutyo tuzadivorsa hari abantu bagize business kuruta urushako noneho je nigishe kuruta uko yeguye abigisha ntago muraza gutuma nyina aba bantu noneho bateza ibibazo se noneho jewe uyu munsi wa none ahubwo genda nitegura kwandikira inteko ishinga amategeko yisaba iki kubera yuko itegeko rya divorce bareba uburyo bazashyiramo kandi bararyoroheje kubera yuko icyaha cyose iyo cyoroshye abantu bagikora uko bashatse barakimenyera rero itegeko shinga na Bibiliya urabona amagambo ari muri iyi Bibiliya menshi uzayasanga mu itegeko shinga rya buri gihugu ni nkuko uzarebe nta gihugu na kimwe iyo perezida wa buri gihugu wese agiye kurahira iyo ari umusilamu afata Korani iyo ari umukristo bamuha Bibiliya arahira Bibiliya hamwe haraho babaha Bibiliya nka Tanzania batanga Bibiliya umuntu arahira afite Bibiliya yari umukirisitu yari umusilamu afata Korani twebwe hano mu Rwanda ni idarapo gusa ariko Imana ikaza ivuga ngo Imana iza ni ntantirindahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ifashe urumva rero Imana iri hejuru y'ibintu byose rero havuga ngo umunyarwanda yaravuze ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije harushaka koko akeneye gushaka akeneye urushako ruzima hari ukeneye umugabo by'ukuri hari ukeneye umugore by'ukuri hari n'ababa bakeneye business bakeneye amafaranga bakeneye ibyo ari byo bumva bishakira bakazahora muri ibyo ngibyo urabyumva neza bakazahora muri ibyo genza umuntu umwe ni umudamu urumva umuntu umwe yarambwiye yabwiye undi muntu yabwiye undi mukozi w'Imana ngo Pst Claude n'umuvuga butumwa mwiza ngo ndamukunda ahagarara neza yari ku ruhimba avuga Imana neza ngo ariko nta mafaranga afite wabyumvise ariko nta mafaranga afite yari yaradevorosheje kabiri ubwo yaragiye gushaka urushako rwa gatatu kandi yaranarushatse bango yaragushakaga ariko agasanga yarashakaga ariko agasanga nafite kashi Claude ahagarara neza ku ruhimbi yavuga Imana numva nanarara mu rusengero ariko nta mafaranga afite wabyumvise Claude yambara neza ndamukunda imyumbarire yo muragendanye nk'umugore n'umugabo yaba waba pastoro waba mama pasteur akaba pastoro nta kibazo kandi uwo murafite n'urusengero muri uyu mujyi ukomeye ako nyuma yaho yashatse nyuma yanjye yewe ntabwo byari birimo urabyumva neza hari abantu rero akazi kabo
business mu rushako. Hari n'abandi bafite umutima wo muri Kristo Yesu bazi urushako icyo ari cyo, bazi kubyara icyo ari cyo, bazi ubupfubyi bw'abana icyo ari cyo. Hari abantu bubarezwe nk'imfubyi kandi basena banyina bakiri ku isi. Umwana atabona papa, umwana atabona nyina kubera iki? Ya divorce. Ubu ndimo ndabwira Apostle Yongwe nagusalimia sana. Apostle ndagukunda ariko kwanza turangize saga duhure mu kiganiro. Urabyumva? Hanyuma uyu munsi Salomo yaranditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo Uwiteka yatari we wubaka urugo, abubatsi bubakira ubusa. Uwiteka yatarinda umudugudu, abarinzi barindira ubusa. Arangije igitabo cy'imigani 18:22 aravuga ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza. Mwiza hawe n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza subonye umugabo mwiza. Undi munyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Kuko umugore bamwita mutima w'urugo. Ukurusha umugore akurusha urugo. Ariko iyo udafite umugore muzima urugo ruba rwapfuye. Buri umugore ashobora guhindura ibitekerezo by'umugabo neza akabihindura bikaba byiza. Rero Yeremiya 17 umurongo wa 10 na umurongo wa 9 aravuga ngo umutima w'umuntu ninde wawumenya usibye Uwiteka wawuremye gusa akawurondora. Uwiteka ni urondora imitima, ntabwo ngiye nshobora kurondora umutima w'umuntu ngo mumenye. Na Yongwe ni arondora umutima w'umuntu ngo awumenye. Rero mubwire ngo ntagahisha akazakora, ahubwo akazakora nagashyire ku karubanda. Navuga ati turi muri ibi bihe shitani yateje ibyago mu nshako, ariko iyo umuntu ari mu murongo wa Kristo yashyingirwa. Yewe na divorceje ntaraba umurokore, ibyo umwuka wera ntabizi, ntaraba pastor, ntarabiki. Urabyumva? Ariko sinaciraho iteka aba pastor ba divorce ari aba pastor. Kuko jewe nzi urushako, nzi divorce icyo ari cyo. Ntabwo na divorceje, sinashatse divorce, sinayikunze, sinigeze nanayemera. Kuko ariko ubu najya kwiyahura, nashaka divorce nkajya kwiyahura, nashaka divorce nkajya gucisha sumba wanga. Ibyo rero ababivuga nuko bitarabagiraho. Utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Ntimudukine ku mubyimba wa divorce, turababaye. Ababikoze babikeneyemo inyungu bafite uko bazisobanura imbere y'Imana. Buri muntu wese azawuheka umutwaro we ku giti cye. Mfite umutwaro wanjye nzatwara imbere y'Imana, nawe ufite umutwaro uzatwara imbere y'Imana. Rero Apotre Yongwe ndagukunda n'umutima wanjye wose, nta burya ngira. Ariko icyo ntemera wowe uri indyarya, ubwo burya rero kuvuga ngo Claude wuhese ntabwo ari byo. Uranzi ndakuzi, aho utuye ndahazi. Rero ahubwo nawe uzaza unsuri wanjye. Muhaye ikaze kwazi ikiganiro cy'Isezerano TV kizabera iwanjye. Azagusure murangizanye n'ibibazo. Azaza posa nsure mu rugo, noneho niba ari posa akaba ari hejuru yanjye, ndi intama kuri we, naza nsure mu rugo turangize beef. Akubundi bamugari anakantu yavuze ngo ubundi niba wifuza ko gusezeranya kuko cyushyiraho condition y'umupasiteri uzagusezeranya. Ugomba kugenda ukavuga ko ushaka gusezerana wakaderega uzagusezeranya. Kandi nantera umujinya. Ndategura ceremony yo kuba poso. Bakwimika. Ni imikwe. Kuko nawe yahamagaye bamwimika, nibo bamutoranyije ngo bamwimike. Nantera umujinya mbere yuko ndongora ndakora mariage uwo munsi mitena nasengerwa ku bwa poso. Niko bimeze. Uwo muhamagara usura ufite? Jewe none si bihugu simbizenguruka. Aposo n'umuntu ugenda intumwa genda iyo genda ndawufite, ahubwo ni nabyo binambamo. Yego. Pastor reka dushatse ikiganiro twagisoreza hanga. We nta kibazo. Dutegereze ko Apotre Yongwe ubwo ngo azagira icyo avuga cyangwa se ye muhaye ikaze mu rugo ushaka kugira ngo murangizanye ibibazo ubwo ngo Aposo muhaye ikaze mu rugo, ngo haye ikaze Aposo kuko nubaha amavuta y'Imana kuriho. Icyanditswe niko cyatubwiye mu Baroma. Kundana buri muntu wese akunde mugenzi we, ngo kandi buri umwe wese ahereza icyubahiro mugenzi we, nta vangura na rimwe ribayeho. Rero genda ubashya amavuta ye. Kandi nemera ko twatahanye ubukwe bw'abadivorce akabusezeranya. Aho mwibukirije atazibagirwa ni Nyamirambo, turi kumwe na Bishop Nzeyimana Inosa,
tuvuye mu rusengero Nyamirambo twagiye Rusororo muri sale ya FPR ku Ntare Arena i Rusororo niho reception yabereye kuri uwo munsi mubwiye n'abantu twari kumwe mwibukije Pastor Ntambara Saturday twari kumwe wa Kimironko Nyagatovu successful rero Apostle Yongwe ntuzongere kuvuga ngo kuko jewe buruko ugoreka niko nzajya ngorora sinshaka ugoreka shaka kugorora kandi sinabuze wansezeranya jewe ndi pastor mfite benshi mfite ababyeyi benshi mfite inshuti mfite abavandimwe mfite abakozi b'Imana benshi nabwirije ubutumwa Nairobi nabwirije ubutumwa Tanzania nabwirije ubutumwa Kongo nabwirije aho hose hari ababishop hari abaposo aho hose mu Rwanda barahari rero mfite uwo nita umubyeyi arahari Yongwe si umubyeyi wanjye w'umwuka kuba navuga ngo Yongwe asezeranye ni umusitari mugenzi wanjye rero ibyo ngibyo atabyumva hari ababyumva ntabwo rero ari agahato. Ese pastor uvuze ko ushobora kwimikwa nawe ninde wakwimika biramutse bibaye ngombwa cyose nibiramuka bibayeho jewe wanyimika uzamumenya uramuduhishuma oya arahari uzamanga noneho jewe kubera Poso Yongwe nanjye ngiye kujya nitwa Poso nkuko yitwa Poso bitarenze amezi 6 ndaba ndaposo kuko aho shingira mfite ubutaka bw'urusengero natangiye n'igikorwa cyo kubaka ibugesera bucyaratangiye urusengero rw'Imana urumva nzimika Reverend uhagarariye itorero hanyuma nanjye nzenguruka amahanga ndaposo yego kuko umuhamagaro ndawiyumva mu gihe ubwanjye jewe basi reka tugushimire kubw'ikiganiro duhaye ahubwo babantu bifuza kugutera inkunga kugira ngo uzuze urusengero bakubone ko murampamagara vote baguhamagare rero kandi murampamagara ariko urusengero rwawe niba rufite ishitani yo ya Kayini simbizi ubundi hari abantu babiri hari Kayini na Beri isezerano TV ko ari isezerano tugomba kwinjiramo ko ari isezerano ritujyana mu iterambere ko ari isezerano ritujyana mu gushyingirwa no gushyingira ko ari isezerano ritujyana mu myubakira abadafite kubaka bakubaka ko ari isezerano rikuvana aho hari uri road bar kugeza kwa Dawidi ukicarana n'umwami kuki mutantera inkunga urumve vodi support yanyu rero irakenewe kandi Imana ibaho umugisha uwumva araho navuze ambabarire ariko jewe mvuga ibindimo kandi ibyo bindimo nibyo biri turamutse turi muri deba nawe wavuga ibyawe ni wumva nawe hari ibyo wavuga uzavuge ibyawe icyakoza jewe uwo navuzeho na Poso Yongwe nanamuhaye ikaze muhiri wanje umukozi azateke azamutekera inkoko nk'umuhanuzi w'Imana azamutekere icyo ashaka azazagisanga mu rugo giye muhaye ikaza Poso Yongwe kandi azazana n'isezerano TV isezerano TV rizaba rihari yego hanyuma ibisigaye bene data Imana ibaho umugisha ndabakunda jewe umbwira wese ngo va ku binyamakuru ntabyo mvuyeho wabyumvise vode ntabyo mvuyeho jewe ubwanjye hari iminsi nihaye nzongera nyihe nongere mveho kubera yuko harabavuze ngo harabatumye ngo bavuye ku binyamakuru hari ubuyobozi bwa oya nta muyobozi giye mvugana nawe hanyuma Imana yo mu ijuru ibaho umugisha erega Mutabazi hari ijambo yavuze nuko yavuze ari goretse ukuntu ikinyarwanda kitumvikana yaravuze ngo abantu nibafasha abakozi b'Imana abantu nibatange sadaka nuko yabivuze abigoretse ubundi Bibiliya yavuga ngo Ananiya na Safira iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 5 hatubwirana Ananiya na Safira bajya kugurisha ubutaka bwabo kugira ngo bazane amafaranga yo gukora umurimo w'Imana barangije Ananiya ageze imbere ya Petero azana ibice by'ifeza ibyo bagurishije abikatamo kabiri ntiyabitanga nkuko byari biri hanyuma Petero aramubwira ngo Ananiya ntabwo ubeshye Imana ntabwo ari ubeshya ahubwo ubeshya umwuka w'Imana niba ubeshya umwuka w'Imana ibirenge akakanya bijya guhamba bigiye kuguhamba bajya kumuhamba umugore wa Ananiya aje Safira Petero amaza ngo Safira ibiguzi byose mwagurishije umurima nibiriya nabonye umugabo wawe yavuze Safira ati nibyo ati birenge bivuye guhamba umugabo wawe nawe bigiye kuguhamba hari abantu rero bafite akaboko nka Kayini batazi gukorera Imana batazi umugisha w'Imana batazi gutanga ituro ry'umukozi w'Imana ituro rya gihanuzi hari ryo mu rusengero mutima ukunze gushima hari n'icyacu icyo nitegeko rero bakozi b'Imana mwese mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu buri umwe wese ahabwa umugisha telefone vote urayizura yishyiraho yego ni 078251
1597 0782511597 hanyuma umunyamakuru wanjye witwa Paterine ndamusuhuje umusambi TV ni wubahwe oya harajya umusamariya mwiza uyu munsi umusamariya mwiza nako umusamariya mwiza TV bajyeho barebe bakore subscribe bakore like hanyuma ngiye kongera mbyutse ibiganiro tujye duhurira ku musamariya mwiza ariko umusambi TV umunyamakuru wanjye yitwa Paterine hanyuma ariko ubu ni Oreforo ISEZERANO TV ni Oreforo ISEZERANO TV ni bari Oreforo Gisozi ni bari Oreforo mu majyepfo simbizi hanyuma rero Evodi kadusenga Imana Uwiteka mwami Imana ishoboye byose wera wa Isiraheli ndagushimye ndaguhimbaje urero wakirana kubere maso wagutegereje shirwa hejuru uramye uhimbazwe kubw'ibyo wavuze ibyo wakoze byose n'amashimwe tuba mwisi ariko tuzayivamo umunsi umwe Yobu yaranditse aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaniko kujijuka aravuga ngo icyama Imana ikama icyo nyisaba ikasubiza kubw'icyo nayiganyiye abasore batatu bari mu itanura ry'umuriro Nebukadineza yarazi yuko bari buhire muri iryo tanure baza kuhinduka ivu ariko yatunguwe no kubona harimo umuntu wa kane uwo muntu wa kane yari marayika w'Imana aravuga ati ko mbona mu itanura ry'umuriro harimo abantu bane wa kane yaturutse he kandi arasa n'umwana w'Imana hari umuntu wanyuze mu muriro nk'aba basore batatu hari wanyuze mu ingeragezo nk'aba basore batatu ariko ndasenya y'umuntu wese waburwaje reka wakire gukira warabuze kazi wakira kazi wabuze umubyaro wabuze urubyaro bakwita ingumba ariko wakira urubyaro Imana igusubizeyo subirayo nta mahwa wongera ubyare utera imbere uhinge weza aborozi mwese reka mworore neza abatunzi mutunga neza abakora Imana mukore Imana neza mu izina rya Yesu Kristo ababuze urushako reka bashake uyu umwaka wo gusubizwamo 2022 umwaka w'amateka ibyanze 2021 reka biboneke 2022 urakoze Kristo kunyuma no kubikora ineza n'uburinzi bwe komeze kubana natwe kandi ubugenda abari nanjye ntusige seze nize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ISEZERANO TV ntuyibagirwe ubugenda ibindi binyamakuru biri hejuru nayo ntuyibagirwe ubanye nayo ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye umugisha nizeye amena Pst Claude niyo nzima Imana ifite PS yawe yakire mu izina rya Yesu amena